naragiye dusanga ubukwe buri kuba, nagiye ubwo bukwe bwabaye i Kigali. sogokuru ntabwo yarashyigikiye ubwo bukwe ko buba. Yego. Mama yashakaga gusohoka, urabizi umuntu yari umukobwa uvuye iwabo yitwikira agatimba mu maso, subizi Gera. Ndabizi. Noneho mama yashakaga gusohoka yitwikiriye kugira ngo babone ko ari umukobwa uvuye iwabo, kandi ahantu ari ni kavukire, baramuzi, abana barabazi, bari no kumbona aho ngaho. Ngiye gitangaje ntabwo bakundaga ko nanasohoka hanze, kuko nakunda nari busohoke nkavuga mama yakoze ubukwe, nkasara mu bandi bana muri iki gihe mishije mu cyumba hano mama ari turicara nako ko nari nanamukumbuye numva nshaka no kwicara iruhande rwe. Nge ntabwo nabitinzeho cyane, gusa nabitekereje muze cyane. Noneho mama ashaka gusohoka, sogokuru aravuga ati ni gute muri busohore umuntu atwikiriye kandi afite abana? Ubwo sogokuru yanga amanyanga gutya mu muryango. Ndabyibuka ku gafoto ndagakurura pe, nubwo nari ndi umwana ndabizi. Mama ashaka gusohoka atwikiriye pe, rero ikintu gitangaje byarangiye n'undi asohotse atwikiriye. Sogokuru yamubwiye ijambo avuga ati genda, ariko nta gihe kizashira uzagaruka. Sogokuru ntabwo yari abwishimiye. Mama birangira asohoka ari umugeni utwikiriye mu maso, umukobwa muto cyane, umukobwa Gera. ADPR nayo sinzi ukuntu yagenze, ntabwo nigeze njya ku rusengero, barabyanze. Narasohotse ngo njye ku rusengero, kwazaga imodoka, bwari ubukwe bwiza cyane, ari umugabo ufite amafaranga. Mama arahaguruka mu iteraniro ry'abantu bakuru benshi, arahaguruka Gera, afata Bibiliya y'Imana, iyi Bibiliya yera, Bibiliya dutinya twese, arayifata arayimanika, agira n'aho ayirenga, ayirengesha amaguru y'abiri. Mu bintu ntumva mu mutima wanjye, ntazi ko nzamubabarira nyine, kuko namubaje impamvu ntiyayimbwira. Arayirenga ko atabyaye. Umugabo niho yahise yemera yuko atigeze koko atabyara, kuko umuntu utinya Imana akajya n'aho ayirenga. Gera ko nk'ukumbuye mama, ndirukanga ni mama, ndamuhobera. None hari abantu bumva mwise mama nanone. Gera njyanye mu nzu atitaye ukuntu mukumbuye, nayo namuhangayikiye, nzi ngo bazamwica. Twumvaga nyine bazamwica, bakundaga kumutega cyane pe. Araza arankubita, ni gute umpamagara mama? Narakwiyamye, muti ngiye guhita mupakiza ikibungo kandi uzongera kugaruka nkanabakorera n'icyayi. None uzi mama ahantu yankomerekeje, umuntu yabyutse arakubura, ni wamushyiriye amazi muri dushe. Mama akora impanuka, umugabo abona ko nyine kera kabaye abana bagiye kumuhagama, kuko n'ubuyobozi mu mudugudu bavuga ati umugabo yararengereye pe. Arangije aragenda, aravuga ati reka dushore ikirego tuvuge ko abana bagukubise kubera niyi mpanuka. Tujya kubona muri RIB baraduhaye convocation. Yesu we, turaza ati mwakubise mama, murashinzwe gukubita no gukomeretsa, kuzana ibitero, ibyuma, imihoro. Imana yo mwijuru we Gera, kuva navuka sindana hagarara ngo mfate icyuma ngo nunonga oya. Noneho nge rwaburanyica, nta mwana uzangira mu mitungo. Gera ubwo muri ya minsi yakozemo n'ubukwe, ibaza umuntu babonye bakahita bakoramo n'ubukwe. Gera bajya mu murenge, baramuje kuza hano twabimenyeye, bari baramurogiye mu bagabo. Ntago mbizi Gera, ntago mbizi. We Imana izambare karande mu izina rya Yesu. Gera ubwo bwaranyishe icyo gihe, mamagara mama niyitaba ngo mubwire ati basi ntutume bamfu. Yego. Kiko rwarabisuzumye Gera, baradukatira. Badukatiye imyaka 3. Uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese ubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Ni umugisha ukomeye cyane kuba turi kumwe nawe, ni umugisha ukomeye cyane kuba uyu munsi ufunguye kino kiganiro kugira ngo ukomeze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Nkwifurije kumva ino nkuru y'uyu muvandimwe yitwa Jeannette Niyosenga, kugira ngo uze kumva byinshi mu by'Imana ikora, byinshi mu byo tugenda ducamo kuri ino si. Ni ukuri tujye twigira ku buhamya bw'abantu bagenda baduha, tujye twigira ku byo abantu bagenda bacamo, tuvuge tuti ni kinatanze. Wibaza uti wowe niki watanze kugira ngo ibyo bintu utabicamo. Birashoboka ko uyu munsi uriho ufite ababyeyi beza bakufashe neza, birashoboka ko warizwe
n'ababyeyi bazima. Birashoboka ko ufite umugabo muzima, ufite umugore muzima, ufite urubyaro ruzima. Birashoboka ko uyu munsi uhumeka ufite ubuzima nyabuzima. Jya wicara ushime, ntukinubire ubuzima urimo ngo utangire ufate ibintu bitari byiza byakubayeho ubiremereze ubigire ibigenga ubuzima bwawe. Hari abandi uyu munsi babaye mu bikomere bidasanzwe, bafite ubwo bupfubyi. Sibyo n'ubupfubyi, usanga ufite umubyeyi ariko ugasanga birutwa nuko waba utamufite. Hari benshi bafite ibikomere uyu munsi udashobora gusobanura, ku buryo uvuga umubyeyi ati iyo mbafite mama, iyo mbafite data, ariko akakubwira ati wagwa abanjye. Icyo ni igikomere nacyo kitumvwa na buri wese, ariko wirenze wakumva ko hari undi muntu ubabaye. Uyu munsi komera rero mu gikomere cyawe ufite. Uyu munsi ntabwo nacyumva, nta n'undi wacyumva, niwe uzi uburemere bw'igikomere cyawe ufite. Sibyo? Icyo uri cyo cyose, aho uri hose, igikomere cyawe turacyumva. Komera, turaguhobereye, hagira uzapfobya igikomere cyawe. Ndi kumwe na Jeannette nk'uko nari nabikubwiye. Jeannette, uraho neza? Umeze neza? Tugiye kubana mu kiganiro inkuru yanjye. Niki gituma uvuga ko ushima Imana nubwo nyine Bibiliya ivuga ngo mushime mu bibi no mu byiza? Nuko nyiriho nyumeka umwuka w'abazima kandi gikomeje kundinda. Oya nibyo, iyo duhumeka umwuka w'abazima ni impano ikomeye cyane, kandi tujye twumva ko ari mission ikomeye cyane kuri ino si. Tunagerageze kuyisoza, kabone nubwo twaba turi muri bya bikomere. Ibyo bikomere ntibitubuze kugira neza, ntibitubuze kuba bazima, ntibitubuze gutambuka tukwiye gutambuka. Sibyo Jeannette? Ibyiza biba biri imbere. Urabyizera? Ndabyizera cyane. Jera, ndabyizera. Wizera ko ubuzima bwawe buzahinduka? Jera, nubwo ibice intege biba ari byo byinshi kurusha ibyagukomeza, ariko ntekereza ko buzahinduka. Buzahinduke rwose. Nuko tugiye kwiganira nawe rero, tubwiye ku nkuru yawe no guhera mu bwana. Byagenze gute Jeannette? Ku bantu batanzi, nitwa Niyonsenga Jeannette, ndi umumama w'umwana umwe. Yego. Navutse mu muryango w'abana batatu. Kwa mama, kwa papa turi abana batatu, ariko kwa mama turi abana, kwa mama turi abana batanu, kwa papa turi batatu. Yego. Kwa papa bw'umuvukana kuri mama na papa? Turi abana batatu duhuje ababyeyi kwa papa. Kwa papa na mama? Yego. Kwa mama turi abana mama ugafite abandi nawe yabyaye? Abana babiri. Badahuje? Tudahuje papa. Tudahuje papa. Okay. Namenye ubwenge mbona ndi kumwe na mama tubana. Mama yari umuntu ukunda kujya gusenga cyane, yari umurokore cyane pe. Yari umuntu wa undi nyine utasiba kujya yumva ibintu byose ari ukujya gusenga. Yego. Igihe kimwe yabaga mu rugo iwabo, nakuze nyine papa yitabye Imana afite amezi 2. Ndi umwana muto cyane, ntago muzi, sinigeze mubona, sinzi n'isura ye, n'umuryango we abenshi ntago mbazi pe. Nzi bakeya, nyogokuru ubyara papa namubonye yapfuye, ubwo nabashe kubona isura ye nyine turabonana gutya. Mama yatandukanye na papa, ntago namenye ikintu bapfuye, ariko amakuru abantu kuri baduha, ngiye nyogokuru bwanjye yanyibwiriye. Yambwiye ko mama yamusize mu nzu arwaye, birangira yitabye Imana. Ko yanjyanye ndagahenja gatoya k'ukwezi, batandukanye kubera mama wa papa nyine ngo ntago yakundaga mama. Mama rero birangira batandukanye, papa birangira yitabye Imana, nubwo yagiye kumushyingura nawe naza aho bamushyingura. Yego. Nabyo ni igikomere kinkomerera cyane. Mama yabaga kwa nyogokuru, ko bari batuye i Kigali, igihe kiragira abanyogokuru barimuka bajya kuba mu ntara. Mama asigara aho ngabamo mu mazu yaho turi kumwe, ndi umwana w'imyaka 5. Umwana w'imyaka 5 ntabwo ababona ibintu byinshi cyane ngo abisobanukirwe. Gusa hari ibyo nibuka pe.
siko mama yahoraga ashyambirana no mu rugo nyine wowe yari umurokore abandi ari abanyagatulika nyine batemeranye kandi atabasha kuba yakirirwa mu rugo ngo abashe kuba yabafasha nyine ari ukujya gusenga ibyiwe abyuka ajya akazi ke gusenga kari gusenga gusa cyane pe yahoraga mu byumba yasengeraga by'amasengesho muri itorero muri ADPR hano mu Busanza ni Nyarugunga ADPR iri ruguru y'irimbi mu Busanza ndayibona cyane niho mama yasengeraga igihe kimwe mama papa yaje kumukura mu nzu ayimukuramo kubera nyine atabasha kuba wenda niko sogokuru yatubwiye ati yahoraga mu byumba by'amasengesho asenga nabasha gukura amaboko mu mufuka ngo akore igihe kimwe mama yaje gushaka akazi muri Rwanda hari ikera bakoraga nyine bakura abandi mu muhanda sinzi ukuntu babyita ntabwo mbyibuka neza mama icyo gihe baje kumusura mu nzu ariko kazi yakora sogokuru nyine niyabyumva yimukuramo pe yayimukuyemo biba ngombwa ko tujya kuba mu ntara mama tujyana aho ngaho nyine kuba kwa sogokuru ari nabo babyeyi banjye ari nabo bantu bandeze nzi nka mama wanjye hariho ibyo mfite imico imyifatire bikomora kuri bo kuko ntago nzi ibya mama cyane pe mama aho menyeye ubwenge ntabwo twagiye tubana ndaho nk'umwaka igihe twagiye tubana nta mwaka urimo Gerard ubiteranije byose ubiteranyije ko twagiye tubana urumva umuntu utarabanye na mama we igihe kinini ntabwo yabasha kumenya ngo mama muzi iki cyo nzi cyo nuko yakundaga kujya mu byumba by'amasengesho nagiye gukurira kwa nyogokuru ndahaba pe nagiye mfite imyaka 6 nari umwana muto utaratangira no kwiga naragiye barandera njyanayo na mukuru wanjye na musaza wanjye ndumva nawe twari turi kumwe twarabanye nabo ejera kuba mu ntara cyangwa se nko mu cyaro ntago bita ngo uri umwana ngo mutoya ngo iki ibintu byaho ni ugukora urakora pe ku myaka yanjye 6 naravomaga nkajyana ibidubu 2 nkavoma ahantu kure cyane rera nkavunika ku myaka yanjye 7 nkaba nabasha kujya kwahirira inka ku myaka yanjye 8 nkaba nabasha gushora umukumbi w'ihene ku musozi abantu batuye mu karere ka Ngoma hariya murenge w'Ikazo mu mudugudu wa Kagusa sinshaka kuyibagirwa kuko mufata nko mu rugo abaranza abantu benshi cyane pe ndahatunguka ngiye nko kubasaba bavuga ati dore wa mwuzukuru wo kwa runaka baratuzi cyane Gerard ahantu bita Rubari barahazi Rubari nahantu ufite amateka mba numva igihe kizagera nkajya no kwisurira gutya bisanzwe kuko ntaboneye ibintu bikomeye cyane imvura yaranyagiriye amahwa aranjomba ndi umwana mutoya niho hantu nakangukiye ndavuga ati none ngiye gutekereza kuri mama wanjye ibi ndi kubona ntabwo ndi kubyumva ni gutemera gutya mama ari i Kigali bambwira ko ari mu buzima bwiza batubwiraga ko ari mu buzima bwiza kuko niyo baga inama ku ishuri Gerard kumwe bagutuma ababyeyi sogokuru yarazaga bakamubaza se mama w'uyu mwana ati yigira i Kigali yaransize yarabananye abana yibereye i Kigali araryoshye ibyo bintu rero bikambabaza ni gute mba muri ubuzima kandi mfite mama wanjye i Kigali hari n'abandi bana twiganaga bakababyeyi babo bakaza bakabazanira ibintu byo bintu bikanera nyine guhangayika n'umutima n'imirimo nakoraga imvunasha naravunikaga Gerard naravunikaga kwa bibi gusa si nababwira ngo bandeze nabi oya yari ya mirimo y'umwana w'umukiramo gukora cyane kandi abizi mu bantu barakoraga cyane icyo gihe cyane naravunikaga Gerard nateraga inabire najyaga ku ishuri nkoze imirimo nagakoze umunsi wose cyane pe nkabyuka nkamenya ngo ihene ziraziritse mu gisambu inka ifite imibibiri y'ibwatsi niga mu wa 2 primaire nkamenya ngo ndabyuka nkubura imbuga bibi wanjye nyine n'umuntu wakundaga kwirwarira gusa yaramfashaga ndamukunda Imana izamuha umugisha umukecuru ubyara mama ni umwana mwiza cyane Gerard ndamugushimiye pe n'ubu kandi aracyari ni ukuri Imana imuha umugisha Imana izanshoboze basi muhesha ishema n'ubwo ubuzima buba bugoye pe gusa ndamukunda yaramfashaga cyane Gerard igihe kimwe nabonaga ndimo kuvunika cyane kandi bambwira ko mama ari i Kigali igihe kimwe fata telefone mamagara mama ndamubaza se ma bimeze bite kundi kuvunika kandi bambwira ko bayeho neza i Kigali ntago nabashaga gusobanukirwa ubuzima bayeho i Kigali gusa bambwiraga ko bayeho neza barabimbwira niko bambwiraga
noneho igihe kimwe nira telefoni ndamuhamagara, nimero ze ndazizi, nari nzizi cyane mu mutwe pe. Arambwira ati kuwa mbere nzaza i Kibungo, nzaza nje kugusura, uzabimbwira byose. Kumbe yari afite gahunda yo kuza kubatumira mu bukwe bwiwe. Mama yaraje abibabwira yiherereye, nabyumvishe gutyo, ngiye nyine twaraganiriye mubwira ubuzima mbayemo. Arambwira ati hano ni mu rugo, yo komera ugume mu rugo, nta kibazo ufite, nyine ashaka ko nguma aho ngaho. Yangiraga inama yo kuguma aho ngaho, ngiye nkamwereka ko mbabaye. Kumbe yari ifite gahunda yo kujya gushaka, kandi ntabwo yari butujyane. Noneho aza arabatumira, nkajya numva basogokore kuvuga ati se yagiye gushaka ubukwe, umugabo tutazi, natatweretse bimeze bite. Numbaza bibi wanjye se mama agiye gukora ubukwe, ngo ariko urwo bukwe ntabwo muzabutaha. Tubase ni ukubera iki? Ti impamvu nuko umugabo bagiye kubana atazi ko yabyaye, adafite abana, ari umuntu nyine ukuze ariko atarabyara, atarashaka. Ndabati mama ibyo bintu yabikora? Umuntu usenga ni gute se mama twajyanaga kera turi abana tubwira ati twajyaga gusenga, ni gute yakora ibyo bintu akatwihakana? Nese abantu bose si bato, nge numvaga abantu bose nyine batuzi ko twajyaga gusenga turi kumwe na mama, numva abantu nyine batuzi, kandi nkumva hazasezeranira ni muri RDPR bamuzi. Se nabo bakoze amakosa. Ukuri bamusezeranyije babizi, Imana izabaho umugisha. Jera byanze mu nda nyine, baravuga ati nta kibazo, ubwo nimba adashaka ko mu butaha uzabutaha wowe naribi. Mitamamagara mama nira telefone, nawe ati mama ugiye gukora ubukwe, nzakubera umufiyedoneri. Ti ngomba, arambwira ati ibyo bintu wabikuye? Ndavuga ati babibi babimbwiye, kandi ngomba kukwambarira, uzanshakira agakanzu, nzakubera umufiyedoneri. ngo ahita nkupahamagara babibi. Tise kuki mwanejeje umwana, ni gute mwabubwiye ibyo bintu kandi nashaka ko babimenye? Turumva bitazambera ikibazo. Biranga ubukwe turabutajera, gusa musaza wanjye ntago yabutashye. Kubera iki? Yari mukuru abizi, Jera azi ibintu byinshi kuri mama cyane, aramuzi cyane. Musaza wanjye ni umuntu ufite agahinda, umuntu ubabaye, ni umuntu watwitangiye. Jera kuri isi niwe muntu nkunda, hari n'umwana wanjye, nibo bantu ba mbere kuri isi nakitangira nkavuga ati ndabitangiye cyane. Musaza wanjye arabizi, nawe ndamushimiye Pasi. Mana yanjye sinzi, Imana gusa izamuhindure, imuhindure ubuzima. Mana mwagure muri byose, mukubira ibintu byose yakoze ubwitange. muri zabikora we ntabwo nigeze mubona mu bukwe bwa mama pe. Naragiye dusanga ubukwe buri kuba, nagiye ubwo bukwe bwabaye ni mukuru muri umuna mama niwe wanjyanye. Kugira ngo urabiza abafiye baba bafite udusatsi, nari narateretse agasatsi nyine, narateye mucyaro habaga produit twikoraga mu masabune, ndakaryamisha nzi ngo ndaba umufiye. Jera mukuru wa mama yari yabizi, arambwira ati umusatsi ntabwo wawujyana i Kigali nibibaho. Anyogoshesha urwembe we. Cyane namaruse nambaye agakabutura n'urupara ruyagirana. N'ubu tujya tugana watisha mama nuna ibintu wankore, sinzi ko nabyibagiye. Ati mwana wanjye ihangane, nanjye byari amategeko, sinari kuyarengaho. Mama kugira ngo yumve ko namwambara nyine nibyo yitwaje, tufite urupara kandi ntabwo wanyambarira, kugira ngo batsindagire cya kindi cyuko nyine adashaka ko tumenyekana. Ubukwe bwarabaye pe. Reka nkubwire Jera, ikintu gitangaje sogokuru nuko atajya ku bintu ngo azumve buno buhamya, ariko arabizi. Sogokuru ntabwo yarashyigikiye ubwo bukwe ko buba. Mama yashakaga gusohoka, urabizi umuntu yari umukobwa uvuye iwabo yitwikira agatemba mu maso, subizi Jera? Ndabizi. Noneho mama yashakaga gusohoka yitwikiriye kugira ngo babone ko ari umukobwa uvuye iwabo, kandi ahantu ari ni kavukire, baramuzi, abana barabazi, bari no kumbona aho ngaho. Ngiye gitangaje ntabwo bakundaga ko nanasohoka hanze, kuko nakunda nari busohoke nkavuga mama yakoze ubukwe, nkasara mu bandi bana. Muri iki gihe ngumishije mu cyumba hano mama ari, turicarana koko ko nari nanamukumbuye, numva nshaka no kwicara iruhande rwe. Nge ntabwo nabitinzeho cyane, gusa nabitekereje muze cyane. Noneho mama ashaka gusohoka, sogokuru aravuga ati ni gute muri busohore
umuntu atwikiriye kandi afite abana. ubwo sogokuru yanga amanyanga gutya mu muryango ndabyibuka ku gafoto ndagakurura pe nubwo nari ndi umwana ndabizi. Mama ashaka gusohoka atwikiriye pe rero uzi ikintu gitangaje byarangiye n'ubundi asohotse atwikiriye. Sogokuru yamubwiye ijambo avuga ati genda ariko nta gihe kizashira uzagaruka. Sogokuru ntabwo yari abwishimiye. Mama birangira asohoka ari umugeni utwikiriye mu maso. Umukobwa muto cyane. Umukobwa agera ADPR nayo sinzi ukuntu yagenze. Ntabwo nigeze njya ku rusengero barabyanze. Narasohotse ngo njye ku rusengero kwazaga imodoka bwari ubukwe bwiza cyane ari umugabo ufite amafaranga. Shatse umugabo ufite amafaranga nawe urubizi ubukwe bwo muri 2009. Uri kubwumva bwari burimo amafaranga. Imodoka kumwe zitwara ndasohoka ngo ngende baranga gera. Wari ufite imyaka ingahe? 2009 nari mfite nk'imyaka 10. Yego komeza. Kuko njye navutse muri 2000. Yego. Niko kundanga muntu hari. Yego. Noneho mama asohoka atwikiriye nyine asohoka gutyo abantu banga ko naho ubukwe bwiwe barabyanga neza burundu. Abantu nsigara ndarira ubukwe buragenda buraba ku rusengero sinzi uko bwagenze buracyabaranahana Ikibungo. Ndafashe koko ndataha ndababara ndivumba ndavuga ati ni gute ibintu biba ubukwe n'ubwa mama ni gute ngiye mu buza kubutaha ni gute namwambara nyine birancanga gusa nyine nyuma naje kubisobanukirwa jera. Mama yaragiye arashaka ntibyakunda yashatse umugabo nyine sinzi niba nabivuga. Ntacyo niba atari bibi. N'umugabo wakoze jenoside. Yego. None mama ntabwo yari abizi bahuriye mu cyumba cy'amasengesho baramuhanurira. Bamuhanura ko Imana yabahuje ari abantu bahuje urukundo nyine kumwe bakubwira ati umuntu ni Imana yakugeneye n'umubura uzapfa. Mama bamuteraga ubwoba ati ni gute n'umugabo wawe nta hantu wamuhungira. Niko yatubwiye. Arangije bamaranye icyumweru kimwe kitarengaho n'umunsi. Umugabo baza kumutwara ari mu gitondo. Bajya kumufunga. Undi bari umutware ku munsi w'ubukwe baramureka. Sinzi nimba yari umuntu niba yaratanze baraje bari bafite maneko aho ngaho mu bukwe ariko mama atabizi. Bafite ukuntu yabigenje ndari umukire baramubabarira ntibamutwara. Baramutwaye. Barangije kumutwara. Icyumweru kimwe mama sigarana ihungabana. Noneho tuza mama nza kongera nabaga mu buzima nanone Ikibungo urumva byari bikomeye. None no kwiga bisigaye bingora kubera imirimo ugasanga ni gusinzira mu ishuri kwiga byananiye ubwo hashiyeho igihe byari nko muri 2012. Noneho mama ndamuhamagara ndavuga ati mama ko noneho ndambiwe kubizi ko oya ndibuka niwe wahamagaye. Yarahamagaye aravuga ati nshaka abana banjye nshaka kubacyura abana nshaka abana banjye. Tariko baze bafite kondisiyo imwe yuko atari bwemerewe yuko ari abanjye. Tutemerewe kumwita mama muri make. Turatega turaza twese uko muri batatu abana be. Tibuka yahise nshyira mu ishuri mu wa 3 primaire. Jera twagiye tuhageze kumwe umubyeyi akwakira muri salo yari urugo rwiza rw'ibipango rwiza pesha mu bakire nyine. Barahazi sinzi nimba navuga iryo zina nta kibazo. Ni abantu bazi ku Kinyani Ruhanga kwa Rutayisire cyara hari hatenyetse cyane. Baranadutinyaga gatara abana bo kwa Rutayisire. Mama aratwicaza muri salo ati rero ubwo muje hano ntago bazi ko muri abana banjye. Muzaza munyita tante. Ibyo bintu n'ubwa mbere gusa ngiye ko bari barabivuze musaza ngiye arabizi we sigeze nabitindaho yarabizi we yamenyaga ibintu byinshi cyane. Ye na mukuru wanje avose mama ni gute tuza hoya nshaka ngo mwibagirwa ijambo rya mama. Ujye mubinyita turi hano mu nzu mu cyumba nabwo mugerageze mwige kubyibagirwa. Mujye munyita tante. Kumbi mama hari famiye y'umugabo we wo ngo babanye bigeze kujya gusenga. Umugabo ntago yarazi ko afite abana na rimwe. Bateretanye bazi ko nta mwana n'umwe mama afite. Noneho igihe kimwe aza kumwerekana muri famiye aho ngaho bari batuye ku Kinyana yabyaye umugabo muri Batisimo ngo Tayisire. Noneho
mama baramuhanurira amuga ati se ko turi kubona ufite utugozi dutatu tukuziritse nuduki kumbe ni twebwe twara abana batatu icyo gihe yari atarabyara abandi mama arahakana se utwo tugozi yitwa we akabishyira nk'ari abana agiye kubyara kandi kumbi ari twebwe. Imana avuga ati nyamara ndi kubona ufite abana kandi abana batatu kandi abana bakuru cyane ndi kubona umucisho yarasengaga agera n'ubu arasenga ndamusuje pe arasenga ibintu byose yambwiye byambayeho yego kandi ibyo yabwiye mama nawe byarasohoye gira noneho aramuhanura mama arahaguruka ati ndi imbere y'Imana sorry cyane mana sorry ikomereza. noneho umama arahaguruka mu iteraniro ry'abantu bakuru benshi arahaguruka agera afata Bibiliya y'Imana iyi Bibiliya yera Bibiliya dutinya twese arayifata arayimanika agira n'aho ayirenga ayirengesha amaguru y'abiri. Mu bintu ntumva mu mutima wanjye ntazi ko nzamubabarira nyine kuko namubaje impamvu ntiyayimbwira arayirenga ko atabyaye. Umugabo niho yahise yemera yuko atigeze koko atabyara kuko umuntu utinya Imana akajya n'aho ayirenga ni ibintu biteye ubwoba. Urababaye wihangane komeza nta noneho Gera ubwo nyine dukuramo ubwo buzima. Ubwo impamvu yavuga ko tumwita tante ni ukugira ngo iyo famiye itazamenya ko bari baturanye batazamenya ko turi abana biwe. Gera igihe kimwe nyine ngewe twagiye gusura iyo famiye naracitswe ndavuga ni ma sinzi ibintu nari ndangariye ndamuhamagara ni mama reba karakana twa twicaranye ku ntebe urabona zira ntebe ziba zirambaye bazita karambarazi twa twicaranye acisha ukuboko inyuma mu mugongo kujya ndi ikinyungute yaranoshe kandi nazanye ikibyimba n'igisebe cyane yandiye urwara je yaranje nyine akajya nkanda ndeba ngiye mpita nibuka ko mwise mama mpita nirwaza mu nda nyine mbamene nk'umuntu uri kuribwa mu nda kugira bataramenya ko ari ikinyunguta ndiye mu gutana hatashye arankubita ndamuse mama ubu nzabasha kubaho nakwita mama bibundire nzakwita tante igihe cyose imyaka maze nkwita mama bizabasha ko nkundira ngo ugomba kubyiga. Igihe kimwe noneho ahantu yabaga muri famiye z'umugabo ntago bamukundaga baje kumutera baratera pe batera amabuye batera nyine urugo nyine none ndimo nsohoka mu cyumba nkubitana n'ikintu kimeze nk'isasu ariko ryari isasu kuko byaciye no kuri televiziyo icyo gihe sinibuke ariko byaciyeho kuko mama bahuraga nyine bamutega mu nzira bamutega bavuga ko bazamwica kuko yari ari mu mitungo bumva atakwiye kuyiba amahari bo noneho barapereje basanga usamenya baramuziriraga no kuri ahari seka mbivuge kuko bamenye ko yababeshye ashakanye n'umuhungu wabo utarabyaye kandi we afite abana batatu noneho n'umugabo yamusigiye inda iza kuvamo bavuga ko ari we wayikuyemo baramwanga pe yahahuriye ni hose nawe rikomeye cyane. Igihe kimwe baradutera mama ahita ahamagara ahantu hakomeye cyane imodoka ziraparika abasirikare bavamo yavugaga ko ari grenade banamurashe barashe n'amasasu ku muryango kuko uwo muntu yaragikubise ikirahure kirameneka gitakara sinzi nimba yararirashe ntago mbyibuka gusa nabonye ibirahure bigwa n'igisasu baritoraguye aho ngaho. Mama nyuma baza gupereza basanga ntago barashe ntago ari na grenade mama baramubwira iryo sasu se rikaba ryaturutse ntago tubizi nimba ari nk'umuntu we numvisha amakuru yuko cyari igitoyi urakizi bimwe by'ibisasu cyari igitoyi baragikumbese nyine kirataruka kimena ikirahure kigwa aho ngaho mu nzu mama nyine bimagina yuko bamurashe noneho bajya kumufunga baramufunga nashye mvuye ku ishuri nsanga nyine mama bamujyanye nsanga wa mukecuru yabeshye ko tutari umwana tutari abana biwe nyine arahari mu rugo ndamubaza se mama bamujyanye mukecuru mbishe mvuze mama nanone anjyana mu cyumba arambaza ni semba barambwiza ukuri uriya ni mama wawe nawe ati oya ni tante wanjye niko Imana iri kunyereka ko ari mama wawe
nina se kuki umwita mama ndavuga ati kubera yuko nubundi avukana na mama wacu mba numva nyine nawe ari mama urambeshye kandi Imana izaguhana gera kandi Imana yaramanye niyo mvuga mama nkajya nkubitirwa ukuri ukuri mama baramufungura bamufunguye umukecuru yabanje aramusura muri gereza amwatihanire muri iyi gereza warabeshye ibi byose wasanga ari ibintu by'Imana no gutehakana abana batatu abana bakuze kuri wemera abana niba ari ugukunda akagukunda nundi abizi ko ufite abana mama arataha yatashye gihe byari imvura yari yaguye byari mu kwa kane hari byatumba arataha tubona arazamutse yaciye mu ishyamba bitajebeka yirinze kugenda n'amaguru yumva ko bari bumutege nyine arazamuka jera ko nkukumbuye mama ndirukanga ni mama ndamuhobera none hari abantu bumva mwise mama nanone jera njyanye mu nzatitoye kuntu mukumbuye nayo namuhangayikiye nzi ngo bazamwica twumvaga nyine bazamwica bakundaga kumutega cyane pe araza arankubita ni gutuma amagara mama narakwiyanye mukecuru yansanze gereza arabimbwira bamubwiye amakuru yuko tingiye kwita gutakiza ikibungo kandi uzongera kugaruka kera cyane mama subiza ikibungo jera subira yumva mu ishuri agenda ikibungo no uzize yuko umwita mama yego mukecuru abatise ko mwari mwarabonye na mama wanyu abagaruye ati sogura ati mwabaye abakire none ubuzima arabangaruriye bagiye kubu nyine bumvaga ko umugabo bamanye icyumweru sogura yise mfatiye ko sogokwe ntabwo yarashyigikiye ubwo bukwe yego ati nubundi yagiye kuba runaka yangaruriye abana none tubaho batuziza ibya mama nyine tuba mu buzima bubi pe bubigera nkajya niga mbabaye mana yanjye sogokuru nyine nago namurenganya gusa nyine nawe araho yaturenganyaga sharano yandenganyaga pe gasanga ari kunyurira ibya mama nkagira ko gahinda ko nari kumwe nawe gusa sinamurenganya ndeze neza yego gera igihe cyaje kugira mama avaho yabaga kubera nyine izo mvururu zose ibintu byari bimunze byose aragurisha agira n'imirima n'imwe anagurisha none yahavuye atwite nicyo cyatumye nahava hari ngira ngo atwite itari yawa mugabo se gera yajyaga gusenga tubana aho ngaho nyine akaza aje kuri moto ari kumwe n'undi mu moto uwo muntu wamutwaraga rero niwe baje kubyarana kandi ari mu rugo rw'umugabo we urumva ko baratubangamiraga nkabona bamwanga ariko narakuze ndabitekerezaho batesha ko nabo bari bafite agahinda jera ahava twite ahungana n'inda binaragurisha ajya kuba mu buzima bwa geto noneho nabwo buramunanira dusanga ikibungo aza afite inda nkuru naramubonye n'ivarisi ni naho yabyariye amaze kubyara haje afite amafaranga amaze kubyara njyagaruka i Kigali umwana ari uruhinja sogokuru arambwira ati rwose genda uku kwaba ari ukurengera ntago waba uri kwangiza imitungo wumvaga ko yangiza imitungo y'umugabo uno ntugaruka ni wanjye uzundushye n'uruhinja ndi no kurera n'abana bawe sasa rero ti rwose mbabarira ugenda mama aragenda agaruka i Kigali aza kuba ku mukecuru w'inshuti ye nyine wabaga ari Nyagasambu acuruza n'imyenda y'abageni niho mama yabaye none babonye mama agenda dutangira nanone kongera guhurana rya kosi ryo kuvunika cyane kera none inka zari zibaye ebyiri ihene ziyongereye imirimo mukuru wanjye ubwo nawe yari yibereye i Kigali ari njye usigaye muri urwo rugo njyenyine urumva iyo mirimo njyenyine njyewe na basogokuru njyenyine gera ndavunika geraho noneho biranga mamagara mama ngo ndi kwihuta mamagara mama ati mama noneho biranze mbabara nzi i Kigali nambwiye ati vayo uransanga kwa pisi uze nyine uburi hano ndamanuka nzana natorotse ndatoroka pe naratorotse n'abasogokuru bambabariye narabacitse yego iyo mbibabwira si bari kwanga ko ngenda ariko narabacitse nanjye numvaga wenda bari bubyange noneho ndamanuka nsanga mama bakuru uwo mukecuru nihari yari arimo kuburana n'umugabo icyo gihe yari afite imanza nyinshi cyane twabimenyaga twari turi mu ntara ariko nyanya nibwo nabimenye ko ari umugabo ari kumurega ko yataye urugo yasesaguye n'umutungo noneho nza kuri uwo mukecuru nsanga mama nihari arambwira ati rero uje ahangaha namaze nk'iminsi 3 naramenye ibyo ari byo
baranyicaza n'umukecuru ati rero wa mwana we urabona ibibazo mama wawe arimo n'umukecuru yabimbwiraga tugiye kuba hano ujya ukora njye nguhemba 10,000 ku kwezi kera hari ahantu hari abantu yacuruzaga imyenda y'abageni byose umva ugomba gufura urukumva jira utekera habagayo abahungu benshi cyane abahungu bajya ndakeka ari nk'aba 7 gutyo nunda mushiki wabo yabaga ari ku ishuri ari ukubatekera bose nta n'umwe ushaka kugufasha muri abo bana b'abahungu abana b'abakire bamwe bari nabakuru yego bari bakuru ku buryo utamubwira ngo genda mu gikoni uteke habana kandi kana gato y'akagakobwa ndagashuje cyane aragakundaga pe jera abo bantu naravunikaga we narahakoze noneho hari igihe kimwe nanani ubwo mama yahise ava ajya kuba hehe muri geto nyine arajyana na murumuna wanjye aransiga ubwo kagahinja yabyaye none nsigara nangiye ubuzima bwo gukora ahantu waramenyera ibintu byo mu cyaro ndafata isuko ko mama gusa nabibwiye mama yungumisha ikibungo byibuza nubwo navunikaga none ibintu byo mu bakire nzamenya mbikora gute nzaza mbyuka neke mbona none nakazi gateye ubwoba ndabaso abahungu bo ntago basamemukira natinyaga abahungu cyane ase ntibazamemukira kuko uyu ni mu cyaro ware mu cyaro urakuregerwa mu cyaro ni byiza jera ni byiza utinya igitsina ahungu nyine wumva bose umuvugisha gato itutwarinda tabasusi bazamengoya nabana beza kandi koko bambera abana beza namaze ukwezi n'imisi na wunderanje none jera igihe kimwe nigeze guteka ibiryo mbiteka uko batabirya gucyo gihe nasanze umukozi yahita agenda ngo ni wari ubatekeye nge nangira guteka none ibiryo biteka nabi urabizana n'ikibungo tuba twipapipira kuri sinkubeshye twiwirira ibyo bishyimbo n'ibijumbo nyine uko biteka nuko pfa kuba wirira ubunaniwe nyine wirira jera biteka nabi umukecuru yari umukecuru ntumvaga ijwi rye ryonyine mutima ukahita nkuka nkumva gize ubwoba araza aranuka we ubundi ngowe ngo urabona nyoko ibibazo byamubayeho uri kunzana ubucucu n'ubugoryi nkaho yambwiye ati ibintu babikora gute aranuka yewe we numva ubwoba buranyishe umukobwa yari yaraje ndamusuje yitwaye mbere umwana mwiza cyane umukobwa asanga si mama w'umwana umuhora iki koko amazina yabo yiyareka ikomereza yeka ti kuko uyu mwana umuhora iki koko koko kavuye mu ntara katabisobanukiye umuhora ngumba ndi kumubwira nago yumva abaragiye njya mu nzu ndarira umukobwa arambwa ati hangane mama nyine niko yitereye ni kameze arongera arasubira ari nabyo numvishe bindambiye mamagara mama kije nateze icyayi nasobanukiwe ibyari icyayi cy'amata barapiramo ibintu bashyiramo ibintu nyiteka napfa kwikubitamo icyayi n'amajyane nibagirwa tangawizi sinzake bakatangawizi araza nambwa ati ubundi gihe nakubwira ubwo bugoryi ubikore mu mutwe ntago wumva nawe ati nukuri nabyibagiwe ubwo namusubizanaga ikiniga kuko naramutinyaga umuhungu umwe wabo mukuru araza base mama umwana wumuhora iki koko tingiye mba ndi kumwe nise umwigisha umutuka umubwira ibya nyina yarabizi turi kububwira ibya runaka arabizi ngo numva birandambiye mamagara mama ndabimubwira nawe bamugaye musaza wanjye nta nubwo musaza wanjye yarazi ko ndi gukora akazi aho ngaho ko mu rugo arababara cyane arahaza bahamagara na mama umusaza wanjye arabanje avugana n'uwo mu mama nyine nubwo ati rero ngiye kumushyira mu ishuri ubwo nyine umukecuru yahise yanze kuvuga ko ndi gukora akazi ko mu rugo avuga ati turindeye ko amashuri atangira agatangirana n'abandi akajya kwiga ahubwo mushakire birote bahamagara mama bimubwiraho mama arabyanga aravuga ati mu mashakaga hari ko nkomeza ngakora amafaranga kuko n'ubundi bayaga mama nge ntibari kuyama kuko umukecuru yambwiye ati mama agiye kujya mu nzu uzaza umufasha kwishyura nyine mama hari ari mu manza amafaranga yaramushiranye kuko nta mafaranga yari yarakennye n'umwana yari yarakennye cyane mama aravuga ati nimba bimeze gutyo nazi nzamutangiza inama amfashe n'umwana cyane ndagenda nkubitera mu buzima bwa gato na mama musaza wanjye nawe ahantu yabaga kwa mama wacu yangombwa kavaraza noneho tubana muri geto njyewe musaza wanjye muri geto umve geto nyageto jera ntago ari ugukabya ngo ni icyumba na saro ni jamburete bazikurana na mama byari ibintu bibi cyane byari bibi byakomerekeje bikomeretsa na musaza wanjye cyane
bwari ubuzima bubi. Noneho mama hari umumama bakundanaga gusengana, yari umumama nyine n'umwavoka. Uwo mumama yari inshuti yacu pe, abona ubuzima tubayemo aravuga ati wamaye umwana nyine, yavuga ati amume nyine, timume mugufashe, arabona ko bigoye nyine nge nzamushyira mu ishuri. Kira naho nta mahirwe nigeze magira. Mama naho nahamaze icyumweru ndanamushuje uwo mumama. Mama yaraje yahoraga yiruka mu manza, yiruka arasaganiriza mama biraho ati siko ndi kuburana nsigira umwana yarantu nyine nikorera uturimo tworeje n'umukobwa wawe yaramfashaga cyane, mbona ubuzi ari ahantu heza Jera, bemeye no kundira ishuri nta kintu babaza mama na kimwe. Mama bati ndi kubura umuntu nsiga umwana, niba umuntu ashaka kuganiriza ati mu mwana ugasubira inyuma ukajya kumumwaka, abona yuko n'ubundi uzahora iteka iki umumwaka. Abantu aravuga ati ndi kubura umuntu nsiga umwana mu manzi biki. No mama niwe wamuburaniraga, yaramuburaniye, yari umwavoka amuburanira. Mama aravuga ati rero ugiye kuba ugiye kwa mama, ubu uriyo mama hari kubura umuntu asiga umwana, dore yakunyatse. Ndababara we, icyo gihe narakariye mama mara icyumweru cyose navuga mu nzu. Narinda ahantu ngiye gutanga ishuri, umwana yakabaye no mwita shangazi. Shangazi ati wagiye umuzana sakirirwa na Giana hano, nyine akaba ari kumwe na Joanna bakita Joanna. Mama aravuga ati oya nazi. Mama ubwo yarateganya ko bagiye kubona amafaranga, ko bari barababariye bagiye kugabana, bari kuburana mu rukiko. Agiye kugabana na mugabo. Cyakoze. Maravuga atagiye kubona amafaranga, ngiye kuza reka muzane. Ubwo bafite ukuntu babiganiriyeho. Ndatanda babara umusaza njye arambwira ati hangane. Mama agiye kubona amafaranga, azahita n'ubundi azahita ujya mu ishuri nta kibazo. Shiri cye cyarageze mama arayabona amafaranga. Miliyoni nyinshi pe, arongera abumukira. Nkazingahe? Izo nzi byari miliyoni, izo nabonye bamuhaye miliyoni 25. Ni menshi. Noneho muri umuntu uri muri ghetto urya mvaho ngaho kuwo mu mama. Yego. Kubera ubuzima bugoye yarambwira ati uzaza utwara ibiryo nawe, kuko mfite n'ikibazo cy'inzara. Ati nzara igiye kunyica. Arambwira ati uzaza utora ibiryo, ngira nkakora urugendo rurerure ngiye kuzana ibyo kurya. Buri munsi metse na karumuna kanje mu mugongo, nkagenda ngakora imirimo nkazana n'ibyo kurya nkabiteka. Mama abona amafaranga, uwo mama yaramuburaniye urubanza rutsinze. Gusa mbere aho ngaho uwo mama urwo yamuburaniraga, mbere ko bamuha izo miliyoni 25, babanje bamuha miliyoni 2. Uwo mama urwo rubanza baburanye yararutsinze, bamuha miliyoni 2. Ubwo ngi sinabisobanukirwa nago mbizi byuko bayamuhaye. Noneho mama araza muri izo miliyoni 2 ahita akodesha minzu, tuguramo ibikoresho. Wibaza uko uwo mama amuburaniye watugaburiye nta n'igiceri cy'icumi mama yamuhaye. Amaze gutsinda yanze kwishyura, yamuteye umugongo. Uzi kujya mbimenye, navaga ku ishuri nyine nigaga Kimironko ya 2, nkahita nimanike babaganya Bisinda, nkahita manuka Nyabisindu nicire kwa tante nirire nahane n'ibiryo. Kuri uwo mugabo nyine, kuri uwo mama. Yego. Nahane n'ibiryo. Musi umwe ndagenda ndakomanga, umukobwa waho ntambwe ati mama yarakaye va hangaha. Ati mama wawe barakara, ndavuga ati nge ntabwo natanabonye tante. Ndagenda tante nsanga yicare muri salo, arambwira ati fata amaronji n'ibiryo urye ugende. Niyambwira ibyo ari byo. Ngeze mu rugo nibwo musaza wanjye yabimbwiye ati mama yashwanye na tante yamwimye amafaranga. Tante ubwo nyine yatumiye musaza wanjye ari mukuru, araza we arabimusobanura ukuntu byagenze. Mama nyine yabonye izo miliyoni 2, navuga ati ngiye kuzikemuza ibibazo, ati nzakwishyura nimara gufata izo miliyoni 25. Yego. Umutante namubwira ati se ko mfite unyira umutante namubwira ati ko mfite amafaranga, ko mfite ikibazo cy'amafaranga wamfashije. Byibuze uka 700, yamwatse 700. Yego. Mama arabyanga. Nta n'iminsi ngayo yaciyemo ahita afata izo miliyoni 25. Nta minsi yaciyemo. Yego. Nabwo ahita azifata. Noneho niho ubuzima bwabaye bubi, tuzi ngo bugiye kuba bwiza.
kandi mwe mubonye amafaranga. Mama aba nyine kugira ngo bamuhe izo miliyoni 25 yese ashaka undi mwavoka w'umupapa w'umugabo. None mama maze kubona amafaranga uwo mwavoka w'umugabo. Tugiye kubona tubona muzanye mu rugo. Cyagera. Sinzi nimba narababaye nguko musaza wanjye yababaye. Yarababaye. Kira natwe turababara wenda tutwara abakobwa twashukwaga n'ibyo twicayemo izo ntebe iki ariko musaza wanjye yarababaye cyane nanjye ndababara. Uwo mugabo yaranje araza mu rugo. Arahaza nyine ndi kumwe na mama njyenyine n'ako kana ko musaza wanjye yabaga yagiye nyine. Mama arambwira ati rero genda ujye gusenga kuwa mbere nyine twadutoreye ADPR mu izindiro kigenda ujye gusenga ujyane na Joanna. Ndagenda muti munyangamuntu. Joanna ubwo ni kakarumara kawe mudahuje papa. Ndataha muti munyangamuntu abati ngiye ndatashye ni gute mama musiga n'umugabo mu nzu k'ibyo bintu nari narabibona kuri mama. No ndataha sanga bari mu cyumba. Nabonye inkweto ndibwiriza nsubira hanze nkubitana na musaza wanjye aje nawe turajyaye. Mama ari kumwe na wa mwavoka we. Ndabimusobana nyine kuntu bimeze. Uwo mwavoka ubwo nyine bitwanga muturataha dusanga nyine bicaye muri salo. Mama avuga kuntu nyine ari umugabo we bagiye kubana. Oya. Ati n'umugabo wanjye tugiye kubana. Sha umupapa. Ni umuntu usobanukiwe nyine gusa nawe harano sinzi Imana izamuha umugisha. Biratucanga. Musaza wanjye we azi ibintu byinshi kuri mama ubwo twe nabo tuzi. Hari n'abandi musaza wanjye abizi. Musaza wanjye ntiyabyacya bati se ma ubonye amafaranga urabona iki ari cyo kintu cya mbere ukwiye gukora. Nuragura inzu uri mu nkodeshanyo nta n'ukwezi nta n'iminsi maze urumva gushaka umugabo ari byo bintu byihutirwa. Yego. Mama ntiyabyumva ati njyewe ndamushaka byange bikunde ndamushaka. Musaza wanjye atumiza famiye nyine mama ubwo ni nawe wayitumije nyine turayitumiza ba Muyomba abantu nyine bari hafi ba tantine bacu bose. Abavukana na mama. Na mama. Yego. Mama aratsemba agera habaye intambara ikomeye cyane. Baranarwanye ngira ngo ndumva mama yarateruye agasafuriya agakubita murumuna we kubera ko ari kumubwira ati ni gute wahemukira aba bana uzi n'ibikomere bafite z'ubuzima babayemo. Mama Muyomba kumvaga mama yubaha musaza we cyane. Kumvaga ko ari bumwumve byibuza akabasha kumwumvisha yuko azashaka byibuza afite ahantu ari ahantu aba byibuza agashaka umugabo natwe dufite rezo tutari mu nkodeshanyo. Jera habaye intambara y'ubuyobozi musaza wanjye niyabyumva nyine akajya bwira mama nabyumve mama agera abeshyira musaza wanjye ngo impamvu yabahamagaye ti yari yanyoye ibiyobyabwenge musaza wawe. Kandi kuva navuka Jera sindabona musaza wanjye anywa n'ikintu cyitwa n'ubushera nabo n'inzoga wapi. Mama akunda guhamagara cyane abayobozi bakomeye bahamagaye polisi ngo twamuteye famiye yamuteye. None uko yabonaga musaza wanjye ari uri gushaka yuko nyine ari uri kumugira inama nzima ifatika kuko yaramubwiye ati wowe urabona mama nibwo ukibona amafaranga ufite toroma reka byibuza ubanza ugere kuri ibi kugira ngo ushake nta muntu ukubujije gushaka n'uburenganzira bwawe mama sibyo. Mama we nabyumva nyine akumva musaza kubera sinzi ukuntu yiyumvaga mu mubiri we ati kubera musaza wanjye ari umuhungu wanjye ari kugira gukereka mufungisha hari ni kwenda tibara abakobwa be bazasigana nawe uzavuga. None ninjye wari usigaye mukuru wanjye yari ari no ku ishuri yigaga bayo. Noneho musaza wanjye abarabeshye ngo musaza wanjye ngo yanyweye ibiyobyabwenge yarwanye. Jera baramujyana bajya kumufunga. Ibase. Musaza wa mama aramuka ati so ni ibiki uri gukorera umwana w'umuhungu kubizi ko mu buzima bwe nta n'umuntu kuri isi bari banduranye kandi koko Jera ni imfura mwana wa ndamugushimiye pe. Nimba uzi ngo wenda ndi kumupresenta uzanamutumye no kumubona aritonda cyane. Baramufunga gusa ntago bamufunze umwanya munini. Yego. Baragiye bamushyiramo Jera
mama ahita yikomereza ahita asanga uwo mugabo sigara muri urwo rugo njyenyine nako kana no kwishuri simba nyigiyeyo gihe cyaje kujya nyine bamurazamo nubwo yatwaye kakana yabyara aya yaramwiteza agaseka nari meze nka mama we naramureze cyane jira kuva nari meze nka mama we cyane pe sigara aho ndara no munzu mama niyarara ngiye kubona mbonazanye nanone na wa mugabo ubwo musaza wanjye bamurajemo arayemo mama yise yigendera sigaye mu nzu nyine bandi bahise bitahira azanye n'uwo muntu bararanyaho mu nzu yayo mu gitondo musaza wanjye baramurekura basanga arengana papuro ndabifite ko yarenganaga cyane ariko jera ubuzima none umusaza wanjye kwihangana banahita yigendera atajya kuba imusanze ansiga aho ngaho nta mama ahita agendagura ahantu bita indera arahaguragura amazu akodeshwa n'amazu nyine yo kubamo mama haguze ubwo yaguze mwene wabo yahaguriye mwene wabo uwo mugabo nyine bagiye kubana noneho mama amaze kuhagura ahamagara musaza wanjye ati yero umwana wanjye ngarukira naguze inzu ndahita nkugura n'imodoka musaza wanjye avuga ati cyakora mama ashobora kuba yarabitekerejeho noneho reka nzaramanuka jera bajyana aho arahareba turimuka twimukira aho ngaho niyo nkuru yatangiriye noneho handi twahise dusobanukirwa mama uwo ari we n'uko adufata n'uko yatureze byose uwo mugabo ubwo baje gutandukana ntabwo tuzi ngo umugabo nyine yaramubwira ati ntabwo twaramuhamagaye uwo mugabo ndavuga ati se wa mugabo we kubizi ubuzima mama yabayemo kuzi kare nawe wamutegeraga kugira ngo aze muburane urumva kuhita mubana atari yamera neza no mu mutwe urumva bishoboka ko wakihanganye byibuza mukazaba nashizeho nk'amezi nk'atanu twarubatse ubuzima pe dufite icyerekezo ndabona abashiki umusaza wanjye yamuhamagaye ndabona abashiki banjye bari kwiga urabona koko nuza biri bugende bite umugabo arabitekerezaho yari umwavoka sinzi nimba arabitekerezaho abona n'imvururu za famiye mama ubwo yaragenda akavuga ati barankubise bagize iki ubwo bazi iryo joro sinzi ibintu yamubwiye umugabo ahitamo mwihorera nyine aranamucika arigendera umugabo abivamo aragenda ku mama yari yaraguze aho ngaho noneho tugeze aho ngaho jera twarimutse inzu yari ifite amabati ameze ukuntu mama arayivugurura no kugira ngo ashimishe umusaza wanjye aragenda agura imodoka urumva ubuzima twari tugezemo bantu babaga geto mama aguze imodoka arayizanye ibyo bintu byose nta kwezi twigeze tubibamo ukwezi ariko utajyana ugukabya nako ni kuzuye jera ubwo nyine nari naragiye mu ishuri niga Kimironko hariya nyine muri Avega igihe kimwe musaza wacu we yabibonaga mbere haza undi mugabo rero sasa amaze nta kwezi gushize atandukanye n'uriya haje undi kajya avuga ati ni umuntu uje kunsengera izi nzu zirimo abazimu aje gusenga ngo dusenge tubyakire gusa musaza wanjye we twaramubwiraga akisekera gusa yabaga abizi noneho umunsi umwe jera ndi njyenyine mu rugo umugabo araza mama araza ndi njyenyine mu rugo umusaza wanjye yumva ntabwo yirirwaga mu rugo umukuru wanjye yabaga ari ku ishuri ninjye wabaga uri mu rugo byose byabaga mbirebesha amaso yanjye mama araza n'uwo mugabo kenshi twakundaga kurarana na mama umugabo aza ari nijoro imvura iri kugwa pe ndabyibuka aza n'ikote araza muri salo ndamukingurira bisanzwe n'umufataga nk'umuntu usenga umugabo ukuze pe shamana witeka azaguhembe yari umugabo ukora iki ko wa mbere umwavoka jera nkubwiye uwo nguwo urabona ukuntu imvura igwa imicanga ikirunda sinzi nimba ubizi hari ukuntu imvura igwa ibicanga bikirunda we yayoraga iyo micanga nawe avuye kuri avoka agiye kunyura imicanga nawe bahuriye mu cyumba cy'amasengesho ko bazaga no mu rugo bagasenga hagera byarambabazaga fata imana uzambabarire sinzatera ikirenge mu cya mama kandi koko ndabiharanira jera nubwo biba bigoye ko ndabiharanira
rera mama arambwira ati umusarana na Joanna tinari nyine turarane na Joanna wase kubera iki kandi ubizi ko njyewe ngiye gukoraho make kandi Joanna hari yararagarira nyine ikagoraga umukondo karaga karira harabiza ararira ma wakihanganye nka ko turi mu bizamini nka ko ndi buryame narira ati hoya bire kuzabikore ku ishuri arana n'umwana kera mama bari ati nta nubwo uteka mama cyo yari yatetse ibiryo biretangaje ngiye kumva numva umugabo ari mu cyumba ibiryo bijyanye mu cyumba igize ikintu cyabwiye ko ari mu cyumba naje ndamubura nayo ngiye mapanga y'iruguru gato nyine ndagaruka ngo mugabo mubura muri saro nzi ngo bagiye gusenga nabaza mama ngira ngo wenda yatashye mama arateka bya biryo mbona bijyanye mu cyumba ndamubaza se mama kujyanye ibiryo mu cyumba ngo nagusigiyemo nyine ngo ugende warurye ngo ngiye gusenga n'insoza ndarya nkajya numva umuntu mu cyumba ari kumwe ijwi ry'umugabo ariyoberwa ari gukorora ase mana yanjye Joanna icyo gihe yararira cyararize cya gukomangira mama ntiyakingura buracya mu gitondo mbona mugabo asohotse n'isuma agiye gukara navuze se uko ko mama uwo mugabo bahuriye mu cyumba cy'amasengesho basengana Inyangamunda mamagara mama wacu ndabwate mama yongeye ashaka undi mugabo we ubu noneho bigiye kongera bituba nagiye nsimbuka ni ibintu byinshi ati noneho bigiye kongera bituba n'imise ambwa ati vugisha ukuri ati nukuri wa muntu bari no mu cyumba nyine mbivuga gutyo arambwa ati hangane wasanga ari wamusuye wenda arataha Binyangamunda mbona natashye ngiye ku ishuri ndatashye ndanya ndamusanze mama gaye musaza wanjye araje noneho jera mama yavuganaga na musaza wanjye ukomere ntabwo nari naramenye impamvu musaza wanjye yagiye nyine yansize mu bwo buzima kumbi mama ya modoka uwo mugabo yaramushitse barayigurisha ngo bakore ubukwe urumva amafaranga mama yaguzemo aranavugurura n'amafaranga yo gukora ubukwe yarasigaye imodoka yagure musaza wanjye arayigurisha musaza wanjye yabimenye naranabimenya nzingira mu igaraje warigendera arahunga bati ujya nzasere n'umubyeyi wanjye reka nigendere ntago yavugaga pe yabirebaga gutyo navuge rero musaza wanjye yambwira ati mushiki wanjye ihangane ibi byose nibwo yanabimbwiye ntibigutungure njye ibyo nahoraga mbibonesha amaso yanjye tuwe komera wihangane biranga noneho kugira ngo ubuzima nyine mbone ko mama ari seriye nta kintu kigera ibaze ko yabonye amafaranga ku ishuri ritishyuye kera mama ngeze gutya nta kanzu ye nzi ngo kugurira nk'umwana we nta menerevari uri kubyumva narihirwaga n'uwo mumama uwo mama nyine yanze kwishyura niyo wari waranshyize mu ishuri nyine ubuzima jera mama umunsi umwe ndabyuka nyine babanye gutyo bamaze nk'iminsi ine umunsi umwe nyine ndabyuka njya ku ishuri jera njya kwiga mama mbona nsanze ku ishuri afite bibiliya akenyeye n'igitenge ndamwibuka ndamureba sibijya bimva mu maso kuko niho namenyeye uwo ari we jera nsanga ku ishuri arambwira ati niyo bite ni byiza araza nyine avugana na teacher avuga ngo arancanga byihutirwa tuba turi no kumwe teacher bayandika note ku kibaho arazireka arakomanga aravuga ati nshaka runaka baransohora nagize ubwo nari nzingaje kunkubitira ari ku ishuri kujya misomo nari natoboye amatwi atabishaka tabati kaje kunkubita ndabisiribanganya nzingwa n'ibyo bimuzanye nicyo kintu cyanje mu mutwe sinatekerezaga ibintu bimuzanye umaraza atwega amahano ku giti nawe se mama kuje Joanna umusigiye nde njye nahise mumugirira igishika muri umuna wanjye nzi ngamusigiye umugabo none aramwica kuko uwo mugabo yabonaga ko nashakaga kamwege nabonaga ari umuntu utinyitse ari bugakubita atanasekera abantu jira urabona uri kumwe n'umwana umwishimiye umusekera kukarakana kamwurira nkabona habe no guseka baze ko yabyukaga nambwire mwaramutse njye nkayimubwira ntagusubiza nkanabakorera n'icyayi none uzima amahano yankomerekeje icyo gihe nsanga ku ishuri mu gitondo yari yabyutse uwo mugabo
mama arambwira ati ariko ko watinze kubyuka icyo gihe nawe naryamye ninze nyine koko nataga nkakora imirimo yo mu rugo ndyama ninze ati ko waryamiriye umuntu yabyutse arakubura ntiwamushyiriye amazi muri dushe ntarababwira ko wenda na uzi ikintu usubije mama ntabwo mama mbabara umbwiza ukuri kw'Imana ni igiki uri kutwereka ni igiki mu buzima bwawe urimo kutwereka ni iki ubundi kuko yabereka nanabivuze cyane umugabo arabyumva mpita mvuga ati runaka biranze mbavuga ari bane tubonye uriya noneho ari we utanambwira mwaramutse utanansuhuza ari we nzajya gushyira amazi muri dushe ati niyo mbikorera uriya wenda ndababara cyane mama arambwira tuzi n'iki ndahubwo sinzonge ko twamwitaga tonto dawe tonto usenga twamwitaga tonto usenga nyine yazaga bagasenga tubibona uko ati sinzonge kumva umwise tonto ahubwo ujye umuhamagara papa uko papa jira natekereza kuva navuka nitwa njyewe jira sinzi kwitwa papa nyine guhamagara papa nyine kubifiringa nyine guhamagara umuntu iwawe yapfuye ufite amezi abiri nawe nsipe papa wanjye we ahura uruhukire mu mahoro pe jira papa yari inyangamugayo kuri Kabuga baramuzi niyo muntu wa mbere watwaye moto muri Kabuga hano muri Kabuga nyine kuko niho bavuga niho umuntu watwaye moto yatwaraga abantu yari inyangamuntu ni sogokuru wanjye wabimbwiraga ubyara mama yari umukwe wakunda cyane mama yambwira tuzaza umuhamagara nde papa ibintu bya tonto ubyibagire shagira nagiye ku ishuri mbabaye ansanga ku ishuri gutyo arambwira ati rero mwana wanjye ubwo ngarutse ku ishuri rero mwana wanjye ngiye kujya gusenga kandi ndamara iminsi 5 aturaba ugiye kwa Zakariya shagira ndabasi mama urajya gusenga Joanna uramusiga gute uramusiga he ati Joanna ndamujyana mwese uramujyana gute kandi uzi ko abantu musenga karakana gato cyane nyine kari gukura mu ubwo buzima mama nawe yaragasigaga nyine yiruka mu bintu byo kuburana ninjye wakitagaho jera cyane nawe uri umwana nanjye nduha umwana navaga ku ishuri mangayikiye muri umuna wanjye bakubitaga ku cyuma gutya jya narirukaga njya kumureba nagira Imana ngasanga musaza wanjye wenda arahari bari kumwe umva ndatuje namuhangayikiraga kurusha na mama wamubyaye pe ikintu kimbabaza n'ukuntu bamunyangishije jera arambona akiruka komera banza komeze ubundi dukomeze ikiganiro banza bikomeze ubundi tubone gukomeza ikiganiro sibyo jera arambona akirukanga nyine akamunga kuko bamubwiye ko tuzamwiba kandi koko twarapanze tubona ubuzima arimo umugabo agiye kubana nawe utamusekera utamugira twumva ko nyine tuzamutwara basi tukamwirerera papa we ntabwo yagarutse kumureba mama yaramumwimye nabo bafite ibintu byapfuye nimba bari barapanze kazamuha amafaranga nyine uwo mugabo yakurikiye mama amukurikirana amafaranga kabonaga ari umuntu ubuze umugabo vuba kandi ari mu mitungo myinshi jera hanyuma mama nsanga ku ishuri none arinde arambwira ati urajya kwa Zakariya amereza inote y'ibihumbi 2 tutega ugenda kandi ubundi mama niyamaga amafaranga arayimereza umutima njya mu ishuri ndiga mama aragenda njya mu ishuri ndiga ndataha nahakari ndagenda njya kuri uwo kwa Zakariya nsanga mama naho yabibabwiye ati mumufate nimutuma agenda bigiye gusenga ahantu nzaza nyuma y'iminsi 5 uwo mubyeyi arambwira ati se wa mwana wawe ko mama wawe nawe niba yaragiye gusenga koko kuki atakuzaniye ku ishuri atakuzaniye imyenda yo guhindura urabona ufite inifomo na mwenda w'imbere yo guhindura kubera icyo atabikuzaniye byubuza mu gikapu ngo ujye ubikoresha ati nyamara mama ashaka ko atagiye gusenga
umutima unyangamunda mitanekereza muri umurangi ndarasonda bati ngenda agiye barambwira ati genda uko waje babone ko uvuye ku ishuri jyane na portomanje byose ko naragemuraga ndagenda shajera ngeze ku irembo nsanga imodoka yimura ibintu mama turabisikanye ragiye irimutse mama kimbona mu marembo metsi baga na portomanje aravuga ati nkaho aho kugira ngo nyumve uti nkaho ugiye nakubwiye ngo ugende ujye kwaza karanzaza kugutwara kuki mutumva ati kutumva ko aramvumagura jera mitanirukanga mu nzu nahise mbona mbona marido yo mu muryango nyine na marido arimo kumwita ubona ku idirishya mbona hano hose ndirukanga ngenda mu nzu jera ubwo mama yahise arwana no kuncika twakubitanye gutya ndi kugenda ndeba wahita manu rwose mama ugiye ndamukurikira icyo gihe yarajyanywe n'imodoka yindi vatiri arambwira ati narakubwiye wanga kumva ugenda ujya kwa Zakariya ntukomeze kunyiruka inyuma urira imodoka iragenda kumwe wiruka inyuma imodoka iri kugenda ndagaruka ngeze mu nzu usanga yashyizemo abandi bantu b'abarokore yabashyizemo uwo musa abarokore basenganaga yabashyizemo ryari ko ibimutse nabo imodoka yaje kumwimura yaje izanye ibintu by'abo bantu niko bambwiye abapangaye rero ngiye mu cyumba cyanjye nsanga haryamyemo umwana w'umusore Imana izamuha umugisha arambabaje cyane mu cyumba cyanjye nsanga ivarisi yanjye aho ngaho imyenda nako kundi imyenda yacu imbere nyine tuyimanika aho umusore ajya biri aho ngaho biri mu urabona icyumba cy'abakobwa kirimo ibintu nyine nsanga nta kintu kimwe mama yakuyemo yarekeyemo iya myenda na matora naryamagamo n'amashuka nibyo uwo muhungu aryamyemo byanteye ubwoba mbaze uwo muhungu simuvuze ndamase ko bikiri mu cyumba cyanjye tise ko mama wawe yatuzanyemo urajya bigenze bite kandi yatubwiye ati nta kintu kimwe yemerewe gukura hano ndavuga ati si koko kije nayo naragiye n'ubwenge bwo kuba nahamagara n'abantu nabibonaga gutyo numva ari ibintu bitaba ureba urugo wavuyemo harimo ibintu byose nta gahunda yo kwimuka ihari uragarutse usanga nta kintu kimwe kirimo aho ngaho munsi ndangije ndavuga ati basi reka nisorere imyenda yanjye yavuga ati ntabwo wemerewe kubikuranga mama wawe niwe uzabihakura yanga neza ko nkuramo ibintu byanjye akajya asunika urugi nanjye nkarusunika none birande nkamitamo amagara mama wacu nyine bari baturanye aho ngaho Indera ndabimusobanura byose ukuntu byagenze abaraje araza aravuga ati koko ahita ahamagara amati kuko niba iki wakoreye abana koko ese uwo mugabo arutaba abana koko si basi ubibabwira ese ugiye gusenga usenganye n'ibintu byose byo mu nzu kubera iki wahemuka koko kubera iki mama aravuga ati narabwiye banga kumva nibafata inzira bajye kwase tibagende kwase ibintu ndimo n'iby'umugabo wanjye twumva mama yarahindutse neza burundu jera abo bantu banga uwo mama aravuga ati rero ninkujyana bizaba ibindi ubuyobozi butabizi ko usigaye aha urabona mama aragutaye tujya kwa mudugudu turamuzanye abo bana baje ati se nibyagenze gutubava ati mudumamu yadahamagaye ngashaka ngo yuko aza ngo kuba ducumbikishije mu nzu ngo igihe gitoya ngakabanza agakiranuka n'abana tise mwe ni gute muza mu nzu y'abana muzi kibamo tise twari kubigenza gute titwe yabidusabye yabahaye n'amafaranga cera kujya abaza abo bapangaye ni nabo badushingije sha Imana izabaho umugisha basenga Mana yanjye nababonaga batitira basenga uwo mukobwa namubwira ati si uko ko yamana usenga niyi koko uraduhemukiye byaka kagira byibuze yitubwira kwera yego kuko mama we yagiye kubateguza mbere ubwo bagera bemera ko njyana imyenda yanjye nyubuzi bukora raporo y'ibyo bintu byabaye n'ukuntu yasanze byose nyine raporo barayikora byanda nayifite nayibonye nanjye shagera yego niho ubuzima bwabaye bubi ndagenda njya none umusaza wanjye nawe yumvisha ibintu ndi kubamo baraje turagenda namukurangira bavuye ku ishuri nawe yanarwaye n'ihungabana n'ubu baracyarifite sinzi ko rizashira araza tujya kwirunda kuri uwo murumuna wa mama jira arubatse nta kazi agira afite abana babiri gusa we yaratuye turagenda tuba muri ubwo buzima dutangira nyine gushaka nyine twagiye kuregana mu buyobozi nyine tusaba ko mama byibuze yaturihira ishuri byibuze
afite amazu tureke kugora uwo mama byibuze duhe inzu imwe tuyibemo yari afite amazu yinjiza 132 mama ku kwezi inzu nyinshi ngera mara byanga aratsimba twahuraga mu buyobozi ati nibaguma nibagenda bafata inzira bajye kwase nta mwana uzangira mu mitungo rero ubwo muri iyo minsi yakozemo n'ubukwe ibaza umuntu babonye bakahita bakoramo n'ubukwe je bajya mu murenge baramuje kuza hano twabimenyeye bari baramurogiye mu bagabo ntago mbizi jera ntago mbizi we Imana izambare karande mu izina rya Yesu jera twahuriye mu buyobozi mama baramaze so mugabo mubanye mwarasezeranye imitungo ndimo ni yanjye n'uwo mugabo none yagize avuga ko ari ye n'uwo mugabo kandi atari yo mugabo twe tuza hano wa mugabo wayoraga imicaba avuga ko ari yiwe nawe abana batayifite uburenganzira ati so mugabo mwarasezeranye imitungo ni asohora attestation yo gusezerana we musaza wanjye yajenza amarira mu maso biramutungura kumvishe nyine birangiye nimba barasezeranye nta kintu kimwe twabaza ubuzima buba bubi kuri uwo mama twabaga nawe biranga mana we igihe kimwe twahamagaye mama none kumwe umuntu waguye mu kigendo ugapfukama jera turapfukamiriza turamwinginga musaza wanjye aramwinginga araza aratubwira tuzi n'ikindi ngani muze mbaye inzu imwe muri izo jera turagendanye bamo na musaza wanjye ubwo mukuru wanjye yahise asubira ku ishuri jera kwibamo nimba Imana nimba shitani yaratugena ati ibintu mugiyemo nagiye naho nagiye twayimazeho mama yabikoze atabibwiye uwo umugabo amugira inama abantu haye inzu baraje bakumenyere baraje noneho n'ibindi barabyisegura mama araza yasanze saa sita z'ijoro umusaza wanjye ubwo yari yabonye akazi muri Adima akora ijoro ndi mu nzu njyenyine mama araza arakomanga ngwenda guca ku rugero yambaye ikanzu y'umutuku wese nzabyibagirwa bati sohoka ati ndashaka ko mumvira mu nzu muyivemo sinzi umujinya ngo uvuye he twarahuye tubyumvikanaho n'ubuyobozi uri kumva ko twabuze nabyemera ku munwa ntago ari bubikore tujya mu buyobozi jera mama yidukuramo gutyo we timumvira mu nzu simbishaka mugende mujye kwaso musaza wanjye asanga abansohoye hanze jera mpita ncumika ku mupangayi ndamushimiye we ni umurundi n'umugabo w'umurundi wabaga mu rugo afite urugo n'abana jera yaranunze niga mbayo mama akageza aje kureba nk'amazu ye akamvumiraho nashaka kumuhama njye nakundaga mama cyane tubaze ko kujya kuregana n'umuntu namukunda jera hari ibintu nabonaga biri bumufungishe wenda ko yarazaga tubwira amagambo atari meza jera njye nkanga kubivuga nkabihishira nyine kugeza n'abavandimwe n'imiryango avuga ati uyu mwana rero nta kintu azatuma mugeraho uyu nguyu igikunda nyina n'ubundi iki ngiki abavandimwe bajya barananyanga jera bamuziza ngo nkunda mama kandi kuko numvaga nta kintu kibi cyamubaho jera twaje kuregana nihuse ubwo uwo mupanga nawe yageze igihe ajya kwimuka nanjye mpita njya kuba ku mupapa w'inshuti ya mama mukuru wanjye nawe aho ngaho kuri murumuna mama nyine byari byaranze twarahavuye twaramugoraga cyane jera kutunga abantu umugabo nakora ibiraka n'akazi biragoye mukuru wanjye tajya kuba kuwo mupapa witwa Zakariya baramureze nabo ndabashimiye cyane uwo Zakariya nanjye mitanjya kuba nanjye mitanjya kuba ku nshuti ya mama zose zari inshuti za mama zimuzi zatunguwe n'ibyo yakoze cyane gusa zabaga zimuze jera nanjye njya kubaho kera kabaye mama za gukora impanuka jera ubwo twabaga ajya kuturega tuburana n'ibintu jera dufite umuba w'impapuro nazibonye bira nibikiraje ibyo nasize ni byinshi noneho mama akajya kuturega nkava aho ngaho nkajya kuburana tukaburana noneho mana tugera igihe ibintu byamaze imyaka 3 uri kubyumva jera ibaza ibintu byose biri mu mutwe byamaze imyaka 3 none igihe kimwe mama zabana nk'abanzi noneho yaziraga uwo murumuna we uwo ngo twabagaho yavugaga ko ari udushuka jera kandi sigeze adushuka noneho umusaza wanjye kera murumuna we yigeze kugira kumushakira ishuri ry'imyuga nyine kwiga nyine arangije kwiga amuha umusiposa nyine amurihira imyuga nyine
ubwo yavugaga yuko ari ushuka musaza wanjye kubera ko nyine bahuje sinzi ibintu yavugaga by'abazungu ariko ntago byari ukuri. Noneho igihe kimwe mama aza gukora accident y'imodoka nyakosori ya moto kumwe ajya mu manza nyine arayikora arakomereka Jera arakomeretse cyane twarabibonye no mu mafoto arakomereka. Uzi ikintu cyabaye uwo mugabo yabonye ko turi kuburana wenda dufite aho tugiye kugera wenda kuko twe ibaze mama natwishiraga amashuri mukuru wanjye yigaga bayo abavuye yaraje aricaye abuze menerevari ibaze umwana w'umukobwa uri mu wa 5 aburanga aranyize yicaye umwaka wose yarongera arasibika afata umugabo amurutisha abana be. Jera n'ubu famiye nirabimoba nabasogokuru bazi ukuntu batureze batuzi bo batuzi twebwe bazi na kamere zacu nibari bamubabarira icyo cyaha pe ko yakundaga abagabo ikabije. Jera mama akora impanuka umugabo abona ko nyine kera kabaye abana bagiye kumuhagama kuko n'ubuyobozi mu mudugudu abati umugabo yararengereye pe. Arangije aragenda aravuga ati reka dushore ikirego tuvuge ko abana bagukubise kubera niyi mpanuka sinzi umuntu wabagonze nimba baramuha amafaranga kuko wabonaga ari impanuka Jera. Yesu we nzi ngo byararangiye niturije muri urwo rugo tujya kubona muri ribu baraduhaye convocation. Yesu we turaza ati mwakubise mama murashinzwe gukubita no gukomeretsa kuzana ibitero ibyuma imiho Imana yo mwijuru we Jera kuva navuka sindana hagarara ngo mfate icyuma ngo nunonga oya none nge rwaburanyica ano no mugabo yareze ngiye na mukuru wanjye kuko yabonaga ko amafaranga ari twebwe agiye kujyaho turi kwiga ari twebwe amafaranga mama agiye kujya ayashyira ku musaza wanjye yari afite imyaka y'ubukure uri nta nubwo yigaga ndetse we yari afite kuba yagenda we yanze kumushyira yaranamutinyaga cyane baramutinya yaramutinyaga. Mama yatinyaga musaza wawe uwo mugabo yatinyaga musaza wawe yaramutinyaga abantu bamujyaga mu matwi ati mu buzamenyera uriya mwana w'umuhungu yaramutinyaga cyane anamuzira. Noneho araturega ngiye na mukuru wanjye nicaye muri salo umupapa aramamaga ati uzi ibintu byabaye ati ugiye gufunga ko baburanyica ndavuga ati Mana yanjye ngiye gufunga si papa Rene nakoze iki umwana komera Jera byaranangaje ati mama wanyu yabareze mu rukiko yuko mwamukubise mukamukomeretsa ndetse cyane ngo mukazamo mukanga ngo muzamwica. Yafasha abarokore babandi basenganaga abarokore yari afite abarokore mu rugo yafasha gutyo urabizi umuntu wisonzeye ikintu cyose cyamuha amafaranga yagikora abashyiramo politike y'ukuntu bazadushinza mu rukiko bemeza yuko twamuteye tukamukubita noneho z'ubugome. Jera haragiye n'abantu badasesengura hari ngira ngo mana we sorry komereza. Jera twagiye kuburana mu rukiko mu buzima bwanjye n'ubwa mbere nari njyano hakomeye cyane mfite ubwoba baraduhamagara turahagara ati murashinzwe gukubita icyaha cyo gukubita no gukomeretsa n'ibikangisho ku bushake. Mana yo mwisho turabihakana turahakana iyo bizubanza kuburana rimwe hakana karabihakanye turagenda Mana yanjye we biratugora badushijaga ibintu Jera manda bifita nicyo gihe nahise numva ubuzima bwanjye burangiye mpita nimagine abanyogoshe nicaye muri gereza. Mana yanjye nyine nahise numva ko ngiye gufunga kandi nta cyaha nigeze nkora ngiye nariheye mamagara mama muhamagaza indi nyine namaro n'indi nimero niye atari yaho ngaho mba kuko yarazize. Jera ndavuga se mama uvugishije ukuri kw'Imana mu bwana bwanjye cyangwa mu bwana bwa mukuru wanjye twigeze tugutera n'urushyi byibuza uko uzi ibintu wankoreraga mu maso ndi umwana w'umukobwa nigeze nanagucira ngo ngucire byibuza cyangwa imyoze byonyine Jera kwimyoza umuntu ni ikintu kibi nacyo ngumva ngo ngibyo mwifuje muraje mubibone ngamahoro ngo mwanyimye muraje muyabure namwe yose mama vugisha ukuri uzishima nubona nambaye iroza ndi kuzira ubusa upfumbate umugabo mvura nezerewe ati nibyo byishimo nyeneye baba we tikomeza ukore ubwo buretwa ukorera abo ngabo buretwa ti
ugiye kumva agaciro kanjye ndabase mama agaciro kawe ndumva nakaye kweri nta kunigeze nkwanga nka mama ngo mwihakane mwibutse ibintu byose yadukoreye mama arambwira ati umva tuzahure ku itariki ambwira itariki yo kuburana mu rukiko nta bushobozi twari dufite twari abantu nyine urumva kugenda twabanye mu ngojera gusa abantu baradukundaga bavuga ati aba bana ba runaka bitewe n'ukuntu twarezwe nyine kurakurerwa mu cyaro ni byiza basogokuru banoje gukora abantu urakubaha umuntu banoza nyine ko ikintu cyose ubona udafite ubushobozi bw'icyo wagikoraho abantu bose udakwiye kubasuzugura nyine ugomba kwikorera wowe ubwawe jera twaragiye cyo kuburana twaragiye nyine hari abavoka baburanira ubuntu nyine sinzi ubona utishoboye nyine tugira imana badomu mama aradufasha pe turiregura turagenda kuburana urabona wicanye na mama wawe yaje yari yarabyaye umwana w'uwo mugabo none hari turufu yarabyaye jera reka nkubwira kandi kano nayo nibagiwe jera urabona 15 urahazi yego nari ndwaye narwaraga umutwe n'ubu ndwara umutwe uteye ubwoba kubera ibyo bintu shajera ni inkuru ndende n'ubu umutwe yankuriyemo sinzi nimba nzagaruka mfite nawe n'abakansara ni ibintu by'isi n'indi nkuru yuko nashatse jera ni ibintu birebire cyane jera nazamutse ngiye kwivuza umutwe wanjengereje nari kureba nkubitana na mama ateruye uruhinja gutya utazi ko yabyaye ntago nari nzi ko yabyaye arandeba yewe ngiye nari meze ari n'ikikora niko nabivuga turi kuburana mu rukiko ngiye musekera nyine ntagenda musekera Imana ishimwe arabyaye yaciriye shana naramurebye jera kigiye naramurebye ngiye nagiye kumwe umuntu aba afite akana gutya ngenda ngiye gutwikura ngo ndebe umwana numva mufitiye ubwuzu pe aranca ati mvira ku mwana tuyu niwe avuga amazina yacu yose ati niwe ndawe mama uraciriye ndi kureba umwana ngo ibyo baguhaye ngo umusige ngo ubwo barakunumye ngo genda babwire ko bitabo avuga ibigambo byinshi mu muhanda aramvumagura ndinda nenga akivuga abantu barumirwa bagira ngo hari ndi mu bindi sekibi duhora gutyo nyine afite umwana agenda mvumagura ngiye kwivuza ibyo byarabaye noneho hagera igihe cyo kujya kuburana mu rukiko dusubiyeyo bwa kabiri jera uzi kuba uri kuburana wicaye na mama wawe ari gukubita agatoki ku kandi ati umva aha niho nifuza ko mugera ngiye nkamurebana amaso ye mu byibuza ngo arebe akajya ambwira nkambije yicaranye n'umugabo akajya nungira urutoki umwana tuyu niwe turahaguruka badushinze ibintu turaburana mana yanjye nshimira umuyobozi w'umudugudu w'Indera wanezerwa nabonye impapuro ze zigaragaza ko ndagushimiye witeka mu ijuru azaguha umugisha ukomeye cyane mu rukiko yaratubereye yaraje atubera umutangabuhamya nubwo byabaye imfabusa sinzi yara kumwe nyine umuntu atanga ubuhamya yarabutanze tumva turaneze kuko yaravuze ukuri natwe kuri umutima wacu twumva yavuze nyine bo badushinzaga yuko ibyo bintu byabaye we yaravuze ati ngiyewe ndemeza yuko ibyo bintu nta byabaye hari twagaragaza n'impapuro byabaye iyo tariki bavuga twamukubitiye twari turi hehe muri izo famiye na mudugudu na raporo nimwe azi kuko iyo abantu barwanye bagakomeretsa bakazamo n'ibyo bintu ku buryo umuntu amukubita kamera kuriya haza polisi n'abaturanyi nta muturanyi n'umwe wigeze wemeza ko ibyo bintu byabaye barakanye ahubwo abarokore babanaga mu nzu nibo babyemezaga umudugudu yarahakanye twumva nyine kavugishije ukuri n'ukuri kwacu nyine twumva ko birangiye shajera kera kabaye mana yanjye we abizi mu rukiko hakora ibimenyetso ntabwo wajya n'ukuri nta kimenyetso ufite ngo bikunde gusa natwe twatanze ibimenyetso bijyanye n'ukuri kwacu nta kintu tuvuze ngo turabeshya cyangwa turongeraho twavugishije ukuri jera mama aragenda ajya kwa muganga umuntu ufite amafaranga byose birikora jera azana impapuro zemeza yuko nimba yarishyuye umuganga akavuga yemeze yuko bamukubise cyangwa yarikubitishije gusa yari yaranakoze n'impanuka bigaragara
ntajya yinyuraguranamo yinyuzemo Imana izamuha umugisha azana impapuro zimeze yuko bamukubise kwa muganga mu rukiko nyine urabona bahise bakurikiza yuko yakubiswe koko Jera umunsi wo gusoma urubanza baratubwira ati mwebwe nimugiye bashaka kwita babafunga Ibyo bibabwira ni musaza wanjye amamagana nayo ndarabimbwira arabibabwira nimutumaza twebwe tujye kumva urubanza ubwo bwaranyishe icyo gihe mamagara mama niyitaba ngo mubwire ati basi ntutume bamfu yego ndamama basi ndamuhamagara inshuro nyinshi nazengurutse urugendo wese nira telefone itandukanye muhamagara shikora ubundi byari iby'ubusa Jera yaje yabusisiye yumva hari yifuza kubona batwambika iroza abana b'abakobwa baje kiko rwarabisuzumye Jera baradukatira yari afite gihamya wamugana badukatiye imyaka 3 n'umwaka umwe usubitswe kumwe baba bagucinyisha ijisho yego Jera muri iyo minsi nyine ntabwo bigeze badukata ngo dufungwe badukatiye imyaka 3 n'umwe usubitswe kumwe baba bagucinyisha ijisho ku buryo uko sirindi kosa uhita ugenda ugafunga iki ya myaka 3 noneho muri iyo myaka muri uwo mwaka usubitswe Jera naho nahuriye n'igikomere gikomeye cyane nakundaga muri umuna wanjye urabizi nabikubwiye naramukumbuye numva ndasaze muri njyewe ndasaze ariko cya kumusura namufataga nk'umwana wanjye igihe nariraga nkanamuha n'akabere kanjye nukuri ku Imana namukundaga cyane numva biranze njya kumusura nsanga hariyo umugabo yego ndakomanga umugabo arasohoka urumva yari yarabyumva baranadukatiye yumva ko yarambonye ngira ngo umutima warishima avuga ati kamambaye abana barabafunze none ngiye kuvuga yuko baneye ni Imana yandengeye gusa nakwigikwe Jera narabasuje nyine arambaza ngo uje gushaka ikisha ubwa mbere nawe mbonye nge nawe tuvugana gutya nuje gushaka ikisha ndabati nari nkumbuye Joanna ngo Joanna no waramubyaye ndavuga ati ni murumuna wanjye rambwa ati ngiye kugukubita nkukubita ku buryo nimva bari bugushyinguremo nta kintu bari bone bashyingura Jera narirukanse kubera ubwo n'ukuntu nari mbonye abaye akanganye cyane yanjugutiye umujugujugu warakireta ngubita mu mugongo mana isa kanayakowe naratashye aho hantu nabaga barambwa ati wajyaga he wajya nabate nari ngombe Joanna ati Joanna mureke nakora zizana Jera narababaye mama itasohoka arabibona kuntu niruka nta kintu yavuze ngo reka umwana ibaze kwiruka kubona birukangana umwana wawe iyo umfata hano mu bwongo Jera nari gupfa pe cyari igiti gikomeye cyankubise mu mugongo ibaze ko nasitaye nyine ndangwisha amavi gutya mfite n'ingova hangaha yaho ngo ibuye ryaransatuye ndababara cyane namanutse 15 niruka mvuze induru ngo baranyishe mpita njya kwa mudugudu ndabimubwira kugira ngo atazajya kundega yuko namuteye gira Imana hari n'abantu bari bambonye ngo umaze guca ubwenge ndabati mudugu nari nkumbuye Joanna urabizi ngiye kumureba umugabo nari mfite umubyimbye nyine mu mugongo ndabati reba ibi nankore tatazavuga ko namuteye ahita mwatireka ngo ugire ntuzongeye kugaruka hanga agenda wihangane urebe ko umwaka warangire Joanna umwibagirwe Jera ndagenda Jera ndi gusoza inkuru yanjye uzi ibikomere ntago bijya bishajira ngira n'abantu bazumva ubuhamya dufite agahinda gakomeye cyane birumvika none urwo rubanza rwo nirwo rwaje rutwicira ubuzima Jera sinashoje kwiga nabuze ubushobozi nyine Jera ibaza amahirwe nabonye amahirwe kigo kwindera baransonera kwigira ubuntu Jera baransonera ku buryo nigaga mu wa mbere segonderi baransonera ku buryo nyine wakiga ukarangiza nta kibazo kumwe bari bazi ibibazo byacu bumva ko mama nyine byaranze nabo barabizi ndamushimiye mu mudegiteri wawo yaranyumviye cyane mbura ahantu ho kuba nigamba wagarukiye mu kangahe mu wa 2 segonderi Jera ubu nkubwije kuri mbayeho ubuzima uzamamahirwe ngaruke bumeze gute Jera ntago ari bwiza Jera ni bubi shandi ndyama sibyo nkabyuka nshobora kuryama sibyo nkasinzira nkashaka kubara n'umusosi narikangura ngo nicure Jera ubaze inshuro nagiye muri ambulance inshuro mfite n'abajenekologe ari Masaka mba byandenze njyayo bakanganiriza
psychologue uzi kuba mu buzima bubi ukabona n'umwana wawe agiye kubamo Jera n'iyindi nkuru uzambabara umamahirwe niyo urushaka iyo ngiyo ntacyo reka dusoreze hano Jera basi ndabinginze abantu banyumva basi ndabinginze basi bazadufashe pe turebe ko wenda ubwo busembwa bwatorera nka mukuru wanjye ndakwingiza iki kintu abantu bacyumve bamfashe pe mukuru wanjye yasoje kwiga we nyine yabonye amahirwe asoza kwiga ariko Jera nta hantu namwe yajya kwaka akazi kubera ko bamukatiye yize TTC ibintu by'ubwarimu nta hantu wajya kwigisha baragukatiye n'inkiko Jera imyaka 5 irashize ngo ugenda bakagukuraho ubusembwa nyine niko babyita ko Jera twabuze amafaranga no bisaba amafaranga ngahe soko Sharo watubwiye umwavoka wigeze kutubana tugwati bigera muri nka miliyoni 3 kuko hari ibyo ugomba gutanga urukiko bagukatiye hari ibintu baguca nyine byo ugomba gutanga nyine nabyo bisaba kongera gushora urubanza nyine mu rukiko ubu nanone gusabwa ko bagukuraho ubusembwa nyine bareba nimba ibyo wakatiye warabyubahirije Jera twabuze ubushobozi nanjye hari igihe mbona nk'akaraka ahantu niba gusinya igipapuro hari ahantu nigeze kubona nanjye akazi ariko hari ahantu usinya yuko utafunzwe warafunzwe nube wabona ako kazi Jera nabwo ndakabona ubu nkubwiye uko cyakora nzi gusuka mama mujye mubona umugabo yamuberesha ibaze ko amutunze no baracyamutunze nta kazi umugabo agiye batunzwe nayo mazu Jera gusa babanye gutese wenda mu makuru mujye mukurura Jera nindi nkuru nayo ndikomeye cyane babanye nabi mama aryamamagara reka da hejuru byose arenga kuguhamagara Jera naratwise nindi nkuru nayo naratwise numva umuntu wa mbere ninjya kumwe buri kwiseta ndabati mumbabare mamagare mama ni ukuri yego naramama ndabati mama nsengera ngiye kubyara aransengera Jera yagize haratekereza umugabo mu meri isomo ry'ipe aragaruka pe aratugarukira Jera aratugarukira abona ko turi abana abona ko yahemutse pe nwise nyimara gutwita kumutwita numvaga nagiye no kumusura nyine kugira ngo nyine arambaza se umugabo ndabimusobana nyine ko bimeze nyine turi kumwe pe ngiye buri kimwe kimbayeho nyine aho nabyariye ndakimubwira mugisha inama nkama nubwo yakujyanye muri ibyo Jera ndamukunda ajya no mu bitaro nkajya kumurwaza ukuri ko Imana ejo bundi yarari mu bitaro njya umugabo yanze no kuza Jera ibaze namurayo ntabwo aricara ngo basabe imbabazi ikintu cyumva mu buzima nicyo cyo kuba yaradukatishije sindakimubabarira nicyo cya Bibiliya cyo sindatura singiye kubeshya imbere y'Imana ndavuga we ntabwo aricara ntago arazi dusaba abasaba imbabazi uzise ahubwo yumva ari twe twamuhemukiye oya n'ubu se n'ubu gusa ashobora kuba atanarakosheje ariko mba mbona afite n'ikibazo pe yagiye dutasta nka mama Imana yibuka birabe niso wabiterwaga n'icyo tishama nanjye sinakubeshya pe n'ukuri ko Imana n'ubu turaganira gusa reka ngubwire ninjye duhuza mukuru wanjye we ntago ari amababara Jera mukuru wanjye yarababaye yize bigoye yiga umva musaza wanjye yarakoze kugira ngo muri arangize ariko ibaze ko musaza wanjye yakoze ikiyeda aragenda Jera yarananutse bimuvira yarananutse kugira ngo mukuru wanjye we arangize nje yabonaga byarangiye pe kwiga nako gusa nyine naje kubona umuntu unyigisha gusuka nyine nzi gushuka ariko n'ubu nibyo wenda nkora gerageza gutera ibiraka byo gusuka nta bushobozi wambaye baba we komera shuti yanjye bahora mu manza n'ubu baracyazirimo n'umugabo wese n'umugabo imanza se zijyanye n'imitungo nazi mama nyine ahantu yaguze aho ngaho ndera yaguze umugabo yaraje bafatamo credit babura yo kwishyura ni imanza bahoramo cyane imanza hari umuyobozi w'umudugudu watuburaniye kuko yarazukura nyine wabize umuntu wo mu mudugudu abazukuri nawe yaragiye bahorana mu manza bamama bajya kumurega ngo niwe wamutwaye ibintu byinshi cyane shino sa ndamushimiye komera shuti yanjye komera impamvu naje hano pe ni impamvu ikomeye y'agahinda y'ukuntu ubwo busembwa buzatuvaho Jera umurabizavaho ubu hari hano nagera ngaragara nk'umuntu wakatiwe wakoze icyaha kandi ndenga nari kuva navuka sindanahangana na mama gutya ngo mbe ntamufata ngo mukubite mama sinzi impamvu ndi kukwizera ibyo uri kuvuga
n'undi muntu uri kutwumva muri kano kanya, umunyamategeko, umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yafasha Jeannette ndetse n'abavandimwe be siritu mukuru we, ni ukuri I beg you, ndabinginze, inkuru yanjye iri hano kugira ngo ifashe abababaye. Hari ubwo nyine amategeko akugonga, si uko nyine barebye ibimenyetso byatanzwe, umuntu ashaka kugupangira rwose, akagupangira amategeko akakugonga, bitari uko amategeko ari mabi, ahubwo amategeko nyine akakugonga kuko wabikoze nyine yakuriye mbushe. Aka kanya rero mureke Jeannette, buri wese ku bushobozi bwe afite, buri wese ku bushobozi bwe afite bw'amategeko, ku bushobozi bwe afite bw'ibishoboka bw'ibifatika, afashe Jeannette, afashe Jeannette. Nizeye ko Jeannette abavandimwe muvukana mukundana. Jera turakundana cyane pe. Jera turakundana birahagije. N'abo bana bandi bose bo kwa papa turabakunda, nubwo tutajya tubabona. Bo ngabo nyine bandi yabyaye handi. Mama kuwo mugabo nabo turabakunda n'abavandimwe bacu. Yego, rero mureke dufashe Jeannette, turadufashije abavandimwe be bave muri iki kintu, babone ubutabera bwumva bagiye mu nkiko na mama n'iki, amategeko arabagonga uko turi kubyumva. Muze kuganira nawe muraza kubyumva, sibyo? Muze kuganira nawe muraza kubyumva. Jeannette mu buzima butari bwiza bw'ubukene abayemo, mumufashe umwana n'ukuri kw'Imana, mumufashe abeho, mumufashe I beg you, sibyo? Ndabinginze, Jeannette arabakeneye. Umunyamategeko uri kutwumva, fata nimero ya Jeannette. Ufite ubushobozi runaka bwo kunganira Jeannette mu buryo bwo kugira ngo ubwo busembwa bubaveho, ariko nanone no kugira ngo babone icyo gukora, ubuzima bugende neza, bibagirwa bya bindi ariko kugira ngo ube mu buzima bubi kuva uruhinja kugeza iri segonda. Niba waragize Imana ukaba ufite ukubayeho, utuvungukira twawe duke, dore Jeannette kure biraza kuba ari imirenge, biraza kuba ari ibya mirenge, sibyo? Utuntu duto wita ko ari duto kuri we ni ibihambaye. Twasoje, Jeannette agiye kuvuga nimero de telefone ye, mumugirire impuhwe. Ni ukuri ku mutima wanjye ndumva ambabaje nanjye, sibyo? Niyo mpamvu I beg you, ndabinginze mufashe uyu mwana w'umukobwa. Ni n'umubyeyi by the way, inkuru ye yindi azayitubwira ubutaha. Niba usoje kumva ko ukeneye ikindi gice cya kabiri cya Jeannette, twandikiye muri commentaire tubwire ngo turifuza ko twongera kuganira nawe. Ariko Jeannette azagaruka namubwira ko ni ukuri mwamugira umumaro. I beg, ndabinginze. Jeannette, vuga nimero ya telefone yawe. Nimero yanjye ni 078 0 5 1 9 4 4 8. Umva inkuru yanjye.